Muraho neza, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ndetse no kuri channel ya Women in God's Ministry. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi dufite ijambo riri mu Bakorinto ba mbere, igice cya 10, turasoma umurongo wa mbere dusoreze ku wa 11. Rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Abayisiraheli batubereye akabarore kuko turinda gukora ibibi. Mana nziza, Mana ikiranuka, iyi Mana y'urukundo turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo n'imbabazi byawe bitaba bakure yacu, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana bitariho twashira kandi twashirira mu byaha. Ndagushimiye rero ko wabanye natwe mu minsi itambutse kandi ukomeje kuturinda no kutugirira neza. Tuguhaye umwanya ndetse turawukweretse, tugiye kwiga ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka ngo uduhe kumva icyo umwuka wawe wera agambiriye kutwigisha muri iri jambo, ari njyewe ari ndetse n'umuntu wese ufunguye iri jambo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngaho Mwami, tuguhaye imitima yacu n'imibiri n'ubugingo n'ubwenge, biyoborwe kandi bikoreshwe nawe mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ritangiye ritubwira ngo bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabishimiye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, kuko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bagahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu 2 n'ibihumbi 3 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohorewe n'imperuka y'ibihe, amen. Bakunzi ba Women in God's Ministry, twumvishije ijambo riri mu Bakorinto ritubwira ku nkuru za ba sogokuruza Abayisiraheli, igihe Uwiteka Imana yabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Bagiye babona ineza y'Imana kenshi. Ijambo riratubwiye ngo babonye uburyo bambutse ya nyanja itukura, byari mu buryo bw'igitangaza. Icyo cyonyine cyari gihagije ku mwana w'umuntu kugira ngo akomeze yibuke ko Imana imuri imbere ari Imana y'inyembaraga. Ariko ngo byagiye bigeramo hagati ubwo bambaraga kwambuka inyanja, bambutse ubutayu bwitwa Sini, ngo bari muri ubwo butayu bagira umwoma cyane, ngo nuko batangira kwitotomba bivovotera Imana. Imana rero ni Imana itishimira abantu bivovota. Mu gihe uri mu bigeragezo, mu gihe uri mu makuba, ntabwo ari cyo gihe cyo gututa Imana amagambo uyituka. Njya numva abantu bavuga ngo barayituka, ngo bayibwira amagambo akomeye. Imana ntabwo ari iyo gutukwa, naho yatwihorera ikakwereka ko yakwihoreye, ariko ni Imana yanga umuntu uyivovotera, umuntu uyikora mu jisho. Imana yabahaye amazi yo kunywa, baranywa bashira inyota, ariko Uwiteka Imana ababazwa nuko kwivovota kw'abo bantu. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nicyo cyatumye benshi muri bo ibarimburira muri ubwo butayu. Ngo kandi bamwe bo muri bo bahagurutswa